Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu munsi turasoma duhereye mu bice 11 by'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be yaramubwira ati, Databuja, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Arababwira ati, nimusenga mujye muvuga muti, Data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi. Utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose, kandi ntuduhane mu bitwoshya. Arababwira ati, ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati, inshuti yanjye, nzimanira imitsima 3 kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo nyizimanira. Uwo mu nzu akamusubiza ati, windushya, namaze kugarira, ndaryamye n'abana banjye nabo nuko, sinshobora kubyuka ngo nyiguhe. Ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije biramubyutsa, amuha ibyo ashaka byose. Nanjye ndababwira nti, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikorupiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza, kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abawumusabye? Abanzi ba Yesu bavuga ko umurimo w'umwuka wera ari uwa Satani. Yesu yirukanye dayimoni utera uburagi mu muntu. Dayimoni amaze kuva mu kiragi kiravuga. Abantu baratangara, ariko bamwe muri bo baravuga bati, ni Belizebuli, umutware w'abadayimoni, umuha kwirukana abadayimoni. Abandi bamushakaho ikimenyetso kiva mu ijuru bamugerageza. Ariko amenya ibyo bibwira, arababwira ati, ubwami bwose iyo bwigabanije ubwabwo burarimbuka, n'inzu ikagwira indi. Na Satani niba yigabanije ubwe, ubwami bwe bwakomeza bute? Ko muvuga yuko ari Belizebuli umpa kwirukana abadayimoni. Ariko njyewe niba Belizebuli ari we umpa kwirukana abadayimoni, abana banyu ninde ubaha kubirukana? Nicyo gituma abari bo babacira urubanza. Ariko urutoki rw'Imana niba ari rwo rumpa kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana bubaguye gitumo. Umunyamaboko ufite intwaro iyo arinze urugo rwe, ibintu bye biba amahoro. Ariko umurusha amaboko iyo amuteye akamunesha, izo ntwaro ze zose yari yizigiye arazimwambura, n'ibyo amunyaze akabigaba. Uwo tutabana ni umwanzi wanjye, kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Dayimoni iyo avuye mu muntu azerera hadafite amazi ashaka uburuhukiro, akabubura akavuga ati, reka nisubirire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga ikubuye kandi iteguye, akagenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakayibamo. Nuko ibyo hanyuma y'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Yesu yima abayuda ikimenyetso. Akivuga ibyo, umugore wari muri iryo teraniro ashyira ejuru, aramubwira ati, hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje. Nawe aramusubiza ati, ahubwo hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera. Abantu benshi bateraniye aho atangira kubabwira ati, ab'iki gihe ni abantu babi bashaka ikimenyetso, nyamara nta kimenyetso bazahabwa kereka icya Yona. Nk'uko Yona yabereye ab'i Ninewe ikimenyetso, niko umwana w'umuntu azakibera ab'iki gihe. Umugabekazi w'igihugu cy'Ikusi azahagurukana n'ab'iki gihe ku munsi w'amateka abatsindishe, kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo, kandi dore uruta Salomo ari hano. Kandi ab'i Nineve bazahagurukana n'ab'iki gihe ku munsi w'amateka babatsindishe, kuko bihannye ubwo bumvaga kwigisha kwa Yona, kandi dore uruta Yona ari hano. Itabaza ry'umubiri iryari ryo. Ntawe ukongeza itabaza ngo arishyire mu mwobo cyangwa munsi y'intonga,
ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo ngo abinjira babone umucyo. Itabaza ry'umubiri n'ijisho. Nuko rero ijisho ryawe iyo rirebye neza n'umubiri wawe wose ugira umucyo, ariko iyo ribaye ribi umubiri wawe wose ugira umwijima. Witonde rero umucyo ukurimo utaba umwijima. Niba umubiri wawe wose usabwa n'umucyo ari nta mwanya n'umwe ufite umwijima, umubiri wose uzaba ufite umucyo nk'uko itabaza rikumurikishiriza umucyo waryo. Yesu ahana abafarisayo n'abigishamategeko. Akivuga ibyo, umufarisayo aramurarika ngo aze iwe basangire. Arinjira, aricara, arafungura. Umufarisayo abibonye atyo aratangara, kuko atabanje kujabika intoki mu mazi ngo abone kurya. Umwami Yesu aramubwira ati, mwebwe abafarisayo mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko mu nda yanyu huzuyemo ubwambuzi n'ububi. Mwa bapfu mwe, iyaremye inyuma siyo yaremye no mu nda? Ahubwo ibiri imbere aba ari byo mutangana ubuntu, nibwo byose bizabatunganira. Ariko muzabona ishyano bafarisayo, kuko mutanga 1/10 cy'isogi na nyirasogereza n'imboga zose, mukirengagiza gukiranuka no gukunda Imana. Ibyo mwari mukwiriye kubikora nabyo, na bya bindi ntimubireke. Muzabona ishyano bafarisayo, kuko mukunda intebe z'icyubahiro mu masinagogi no kuramukirizwa mu maguriro. Muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro bitagaragara, abantu bakabigendaho batabizi. Umwe mu bigisha amategeko aramusubiza ati, mwigisha, ubwo uvuze utyo natwe uradututse. Aramubwira ati, namwe abigisha amategeko muzabona ishyano, kuko mwikoreza abantu imitwaro idaterurwa, namwe ubwanyu ntimuyikozeho n'urutoki. Muzabona ishyano kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi ba sogokuruza banyu ari bo babishe. Uko niko mwihamije ko mushima ibyo ba sogokuruza banyu bakoze, kuko ari bo babishe, namwe mukabubakira ibituro. Nicyo cyatumye Imana ivugisha ubwenge bwayo iti, nzabatumaho abahanuzi n'intumwa, bamwe muri bo bazabica, abandi bazabarenganya, kugira ngo amaraso y'abahanuzi bose yavuye, uhereye ku kuremwa kw'isi abazwa b'iki gihe, uhereye ku maraso ya Abeli ukageza ku maraso ya Zakariya, wiciwe hagati y'igicaniro n'urusengero. Ni koko ndababwira yuko azabazwa b'iki gihe. Muzabona ishyano abigisha amategeko, kuko mwatwaye urufunguzo rw'ubwenge ubwanyu ntimwinjira, n'abashakaga kwinjira mwarababujije. Nuko asohotse, abanditsi n'abafarisayo batangira kumuhataniraho cyane no kumwiyenzaho ngo bamuvugishe byinshi, bashaka kumutega kugira ngo bamufateho ijambo rizamushinja. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 12. Twe gutinya abantu. Muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira ahari, ndetse bigezaho bakandagirana. Nuko abwira abigishwa bati, mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo, ari wo buryarya, kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikanira mu mucyo, n'icyo mwongoreraniye mu nzu imbere kizavugirwa hejuru yayo. Kandi ndababwira mwebwe inshuti zanjye ntimugatinya abica umubiri hanyuma ntibagire ikindi babatwara, ahubwo ndabereka uwo mukwiriye gutinya. Mutinye umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri Gehinomu. Ni koko ndababwira aba ari we mutinya. Mbese ibishwi 5 ntibigurwa amakuta 2? Nyamara nta na kimwe muri byo kibagirana mu maso y'Imana. Ndetse n'umusatsi wo ku mitwe yanyu wose warabazwe. Ntimutinye rero, kuko muruta ibishwi byinshi. Kandi ndababwira yuko uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye Umwana w'umuntu nzamuhamiriza imbere y'abamarayika b'Imana. Ariko unyihakanira imbere y'abantu, nawe azihakanirwa imbere y'abamarayika b'Imana. Kandi umuntu wese usebya Umwana w'umuntu azabibabarirwa, ariko utuka Umwuka Wera ntazabibabarirwa. Kandi niba bajyana mu masinagogi no mu batware no mu bakomeye, ntimuzahagarike umutima w'icyo muzireguza cyangwa n'ibyo muzavuga, kuko Umwuka Wera azabigisha ibyo muzaba mukwiriye kuvuga muri uwo mwanya. Umutunzi w'umupfapfa.
nuko umuntu umwe wo muri iryo teraniro aramubwira ati mwigisha, bwira mwene data tugabane imyandu. Nawe aramusubiza ati wa mugabo we, ninde washyizeho kuba umucamanza wanyu cyangwa ngo ngabanye ibyanyu? Arababwira ati mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava ku bwinshi bw'ibintu bye. Nuko abacira umugani ati hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane, nuko aribaza mu mutima we ati ndagira nte ko ntafite aho mpunika imyaka yanjye? Aribwira ati ndabigenza ntya, ndasenya urugarama rwanjye nubake urundi runini, aba arimo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Nibwo nzabwira umutima wanjye nti mutima, ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti wa mupfu we, muri iri joro uranyaga ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaba ibyande. Niko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera, atari umutunzi mu by'Imana. Ntimwiganyire. Abwira abigishwa bati nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa iby'umubiri muti tuzambara iki, kuko ubugingo buruta ibyo kurya n'umubiri uruta imyambaro. Mwitegereze ibikona bitabiba ntibisarure, ntibigire ububiko cyangwa ibikigega, nyamara Imana irabigaburira. Mwese ntimuruta ibisiga cyane. Ninde muri mwe wabasha kwiyunguraho umukono umwe abiheshejwe no kwiganyira? Nuko ubwo mutabasha gukora igito rwose, ni iki kibaganyisha ibindi? Mwitegereze uburabyo uko bumera, ntibugira umurimo bukora, ntibuboha imyenda, ariko ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atanimbaga nka kamwe muri bwo. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi tyo buriho none n'ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwebwe abafite kwizera guke mwe? Ntimugahagarike umutima wo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi ntimwiganyire. Ibyo byose abapagani bo mu isi nibyo bashaka, burya so abazi ko namwe mu bikennye. Ahubwo mushaka ubwami bwe, kuko ariho ibyo muzabyongererwa. Mwamukumbi muto mwe, ntimutinye, kuko so yishimira kubaha ubwami. Mugure ibyo mufite mutange ku buntu, mwidodere udusabo tudasaza, ari bwo butunzi budashira buri mu ijuru, aho umujura atabwegera n'ingenzi ntizibwonone, kuko aho ubutunzi bwanyu buri ariho n'imitima yanyu izaba. Tube maso dutegereje kugaruka k'Umwami Yesu. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi, yuko nyir'inzu yaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu ye icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko ubwa Umwana w'umuntu azaza mu gihe mutatekereza. Petero aramubaza ati databuja, uwo mugani ni twe twenyine uwuciriye cyangwa ni abantu bose? Umwami Yesu aramusubiza ati ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo? Hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose. Ariko uwo mugaragu niyibwira ati databuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kurya no kunywa no gusinda, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje, n'igihe atazi azamucamo kabiri amuhanane n'abakiranirwa. Kandi uwo mugaragu wari uzi ibyo shebuja ashaka ntiyitegure ngo akore ibyo ashaka, azakubitwa inkoni nyinshi. Ariko uwari utabizi agakora ibikwiriye kumuhanisha, azakubitwa nkeya. Uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi, niweguriwe byinshi niwe bazarushaho kwaka byinshi. Abantu bazatandukana ku bwa Yesu. Naje kujugunya umuriro mu isi, none niba umaze gufatwa ndacyashaka iki kandi? Hariho umubatizo nkwiriye kuzabatizwa. Nyamuna uburyo mbabazwa kugeza aho uzasohorera.
Mbese mutekereza yuko nazanywe no kuzana amahoro mu isi? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo naje gutanya abantu. Kuko uhereye none hazabaho 5 mu nzu imwe badahuje, 3 na 2, kandi na 2 na 3 badahuje. Umwana ntazahuza na se n'umwana we ntibazahuza. Umukobwa ntazahuza na nyina n'umukobwa we ntibazahuza. Umukazana ntazahuza na nyirabukwe n'umukazana we ntibazahuza. Abaza abantu igituma batamenya iby'igihe barimo. Nuko abwira abateraniye aho bati, iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba, uwo mwanya muravuga ngo imvura iragwa, kandi niko biba. N'iyo mubonye umuyaga uturutse ikusi, muravuga ngo haraba ubushyuhe, kandi niko biba. Mwandyarya mwe, ko muzi kugenzura isi n'ijuru, ni iki kibabuza kugenzura b'iki gihe? Kandi namwe ubwanyu ni iki kibabuza guhitamo ibitunganye? Nujyana n'ukurega kuburanira ku mutware, ugire umwete mukiri mu nzira wikiranure nawe, weye kukururira ku mucamanza. Umucamanza akagushyikiriza umusirikare, nawe akagushyira mu nzu y'imbohe. Ndakubwira yuko utazavamo rwose, keretse umaze kwishyura umwenda wose, hadasigaye ikuta na rimwe. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ku munsi w'ejo dusoma igice cya 13 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Mugire icyumweru cyiza, kandi mutangire n'ikindi cyumweru mu mahoro.